Ikaze kuri wowe uteze amatwi kandi ukurikiye Host TV cyangwa se by'umwihariko ariko ikiganiro Sport News. Sport News rero nta kindi tuba tuvugamo usibye amakuru agezweho muri siporo. Hanyuma rero mu mikino yo gushaka cyangwa se gushaka itike yo kuzitabira igikombe cy'isi mu mwaka w'2026 kizabera muri Amerika, aho Amavubi azaba akina na Nigeria ndetse na Zimbabwe. Ekipe rero umutoza uzakoresha yamaze kumenyekana, aho mu bazamu harimo Ntwari Fiacre, hakaza Buhake Clement Twizere, hakaza Ishimwe Pierre. Abo nibo bazamu bazaba bakoreshwa. Hanyuma rero mu ba defenseur hazazamo Niyomugabo Claude, Ombolenga Fitina, Nshimiyimana Emmanuel ari niwe mukinyi wenyine wa Rayon Sport usanga kuri rutonde. Hakaza Mutsinzi Ange, Nkurikiyimana Daringanji, hakaza Manzi Thierry, hakaza Kavita Fanuel Mabaya, yes Mabaya, hakaza Nduwayo Alexi, hakaza na Dylan George Francis. Noneho ku bakina hagati cyangwa se ku bakina mu kibuga hagati n'ubundi hakaba harimo Bizimana Djihad, Mugisha Mbonere, Ngwabije Brian Clovis, hakazamo na Kayibanda Claude Smith, hakazamo Muhire Keve, hakazamo Mukuju Christian, ndetse ku ruhande rw'abataka cyangwa se rw'abataha izamu ni Mugisha Gilbert wa FC n'ubundi, hakazamo Amoni Arienzo, hakazamo Kwizera Georgia, hakazamo Nshuti Innocent, hakazamo Ishimwe Aniseti, hakazamo Biramahire Abedi, hakazamo Gitego Arthur, hakazamo na Ishimwe Jabir, hakazamo na Niyo David. Ngabo rero abakinyi bazifashishwa mu mikino yo gushaka tike yo kujya mu gikombe cy'isi cy'umwaka w'2026 kizabera muri Amerika. Birumvikana rero ibintu bizaba bimeze neza cyane. Gusa kuri iyi liste hari abakinyi bataje kuba babonekaho, by'umwihariko umukinyi nka Hakim Sahab ndetse n'abandi bagenzi be, bivugwa ko baba baraserereye cyangwa se baragiranye ibibazo n'umutoza, bityo bikaba byatumye batisanga kuri uru rutonde. N'ibindi byinshi rero byose bigenda bivugwa muri siporo turaza gukomeza kugenda tubibagezaho. Byose nimuze kujya kure, muri kumwe nanjye Anaclet kuri Hose TV. Ciao ciao.